Shalom. Tujya gutangira seri nshya ku rukundo. Ese urukundo ubundi ni iki? Rukora gute? Kuki habaho urukundo? Ubusanzwe urukundo rurenze uko abantu turwumva. Iyo uvuze ijambo urukundo, ikintu gihita kiza mu mitima y'abantu ni urukundo ruri hagati y'umukobwa n'umuhungu bakundana, cyangwa se kugira inshuti gusa. Biragoye kubona igisobanuro nyakuri cy'urukundo yaba mu madictionnaire no mu banyabwenge, kubera ko isi nta rukundo rwuzuye ruhaba. Hano ku isi duhura n'ububabare rwinshi n'urwango, guhemukirwa n'ibindi byinshi cyane bituma tutanezerwa n'urukundo nyakuri, bityo bigatuma tutabasha kurwumva. Abafilozofe ba kera bo mu Bugereki bagerageje kumva urukundo icyo ari cyo, bahimba ibisobanuro bituma barugabanya mu byiciro bitandatu, ari nabyo abantu bo muri iki gihe cya none bakigenderaho. Nk'uko ubibona kuri aka gasikirine, hari urukundo bita agape ruba hagati y'Imana n'abantu, mbese ni urukundo rutagira uburyarya rwitanga. Eros ni urukundo rushingiye ku mubano wo kuryamana hagati y'umugabo n'umugore, cyangwa se umuhungu n'umukobwa. Uru ni rwa rundi nyine twavuze abantu batekereza cyane iyo bumvise ijambo urukundo. Storge ni urukundo rw'umuryango hagati y'umwana n'umubyeyi. Philia ni urukundo rwo hagati y'inshuti. Xenia ni urukundo rw'abashyitsi cyangwa se abaturanyi, mbese abantu batagira icyo bapfana ariko uburyo babanyemo. Philontia ni urukundo rwo kwikunda no kwiyitaho. Uru rwo ruragatsindwa, ni narwo rukundo nyine rwa rundi rurwanya urukundo nyakuri. Turaza kubisobanura neza ububi bwarwo muri video zacu za nyuma. Nubwo babyise ubwoko bw'inkundo, mu by'ukuri hariho urukundo rumwe ruva ku Mana, kuko Imana ni imwe kandi Imana ni urukundo. Urukundo rutuzamo mu mwuka wayo. Uraza kubyumva neza dutangiye kwiga ukuntu urukundo rutuma umuntu yitwara. Urukundo runanizwa n'urwango. Iyo umuntu akwanze, urukundo hagati yanyu ruragabanuka. Ari nabyo Satani yigishije abantu, yigishije Adamu na Eva. Yabigishije kwanga Imana, bituma urukundo rugabanuka muri bo. Kuva icyo gihe ntabwo umuntu yongeye kugira rwa rukundo nyakuri kubera icyaha. Itegereze neza uyu murongo wo muri Bibiliya, urabona ko Satani yigishije abantu kwanga Imana, mbese yaberetse ko hari ibintu Imana ibahisha, bituma bagumuka bajya ku ruhande rwa Satani. Kuva icyo gihe urukundo rwahise rutangira kuzahara, kubera ko abantu batangiye kujya ku ruhande rurwanya Imana. Sinemeranya n'aba Bagereki bavuga ko ari inkundo, kuko bino bita inkundo ahubwo ari ibyiciro by'abantu bari mu rukundo, aho kuba amoko y'urukundo. Urukundo ni ukwita ku bandi utizigamye, kandi urukundo ni wo muco rukumbi Imana yarimanye abantu kugira ngo babashe kubana, ndetse bashobore no kwiyumvira babana nayo. Urukundo ni imibanire y'abantu, kandi urukundo ni we muyobozi w'abantu b'ingeri zose. Urukundo ruva ku Mana, kuko Imana ari urukundo. Urukundo kandi ruhuza abana b'Imana bakaba abavandimwe, bahujwe n'umwuka umwe uva ku Mana. Ariko siko abantu bose bo ku isi barufite. Niyo mpamvu tugorwa kubana, ndetse ntitubashe no kwiyumvisha ukuntu urukundo rw'Imana rungana n'urukundo icyo ari cyo muri rusange, kubera ko tuvanze imico, kandi ntabwo tubasha kumva urukundo nyakuri urwo ari rwo kubera guhemukirana. Muri izi video z'uruhererekane rw'urukundo tuzabirambura bihagije, tumenye neza icyo urukundo ari cyo, uko biri bisobanura, amahame arugenga, aho ruhurira n'umwuka w'Imana, nuko twagombye kutubeshaho, ndetse nuko ruva cyangwa se rwavuye mu bantu. Ntucike rero n'izi video. Byaba byiza wiyandikishije kugira ngo izi video zitazagucika, kandi nibwo buryo bwiza bwo gutera umuntu inkunga kugira ngo video nyinshi nk'izi zibashe gusohoka.